Reka nongere mwifurize kugira ibihe byiza. Iki ni ikiganiro dutuyeho ikiganiro cy'Imbuto TV dukora kuri YouTube. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku mugabo wari warigize igihangange ndetse akagira naho yigita dogiteri w'urupfu. Uyu mugabo kuki yakoraga ibingibi? Kuki yiyise gutya? Yabayeho ryari? Ubuzima bwe bwaje kugera ku iherezo biturutse kuki? Gusa mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, reka mbanze mwibutse ko niba ushaka kugura ikibanza, kugura imodoka, kugura ubutaka cyangwa se isambu muri rusange, byose bishinga urubuga rukorera kuri internet ni y3.universalbrokers.com. Uru ni urubuga ruraza kugufasha neza ku biciro biri hasi, waba ukodesha cyangwa se ugura. Byose bibashinge kandi ibingibi biba mu kanya nka kuguhumbya. Reka guhura na babandi bitwa ngo n'abakomisiyoneri baraza kukurya amafaranga ndetse n'ugurisha nawe bakamurya ndi. Oya, ahubwo ganura urubuga. Reka nkubutse kari Universal Brokers. Basange kuri internet. Naho ngiye wo gutegura iki kiganiro kandi ngabangiye no kukikugezaho, nitwa Fratine Frank Rugwizangoga. Nguhaye ikaze. Nari maze kukubwira ko hari umugabo wari warigeze Umwicanyi Ruharwa. Uyu yageze naho yita dogiteri w'urupfu. Ese uyu mugabo yari muntu ki? Yitwa Harold Shipman, yari umwongereza w'Umwicanyi Ruharwa. Yari umubyeyi w'abana 4, akaba umwicanyi wica abantu mu byiciro bitandukanye. Ni umuganga wisha abantu bagera kuri 250 yavuraga mu myaka 23 yose yamaze muri aka kazi ke. Nyuma yarafashwe afungirwa muri gereza ya Wakefield, akatirwa igifungo cya burundu, maze imyaka 15 afunzwe. Kwihangana byaranze ku munsi we w'amavuko ku myaka 57 yimanika mu mugozi arapfa. Aha hari ku itariki 13 mu mwaka wa 2004. Aha watungurwa ko nuko mu buzima bwe bwose amazina yagiye yiyitirira, yagiye yiyita dogiteri w'urupfu, marayika w'urupfu ndetse na muganga mwiza. Yose ni amazina yiyitaga kugira ngo akunda kurura abantu. Ushobora kumva aba bantu bose yagiye ahitana cyangwa se abantu bose yagiye yambura ubuzima, ukaba wakibaza uti ibi byose yagiye abikora gute? Ni gute ibi byaha yabikoze? Shipman yahamwe n'ibyaha byo kwica abantu bari abarwayi bari bageze mu zabukuru bagera kuri 15 muri Mutarama mu mwaka wa 2000. Icyo gihe yabateraga umuti wa morphine kugera bahuhutse. Ubwo yicaga Eva Ryan mu mwaka wa 1975 mu kwezi kwa Werurwe, wari umunsi w'amavuko ye kuko yari yujuje imyaka 71. Imyaka 71 y'amavuko. Icyo gihe Shipman yakoraga mu ivuriro rya Abraham Omorod mu mujyi wa Tomorod. Nyuma yaho muri uwo mwaka mu izina ry'umurwayi washakaga gupfa mwifashishije, yabashije kwinjiza morphine yagombaga kwifashishwa mu kwica abantu 360. Nyuma yo kuba umuganga uvura abarwayi bo mu mutwe muri New York, yimukiye mu mujyi wa Manchester n'ubundi mu Bwongereza. Yakomeze kwica abantu akoresheje ubwo buryo, ariko nanone ho birushaho kwiyongera, agatera abarwayi diamorphine, ubwoko bw'imiti ikungaye kuri heroine. Icyo gihe yishe abarwayi 71 ubwo yakoraga kuri Deno Block. Benshi muri abo yishe bari abagore kuko yabashije kwica abagore 171, naho abagabo bo yishe bari 41. Wari ukuze cyane muri abo barwayi yishe ni umurwayi wari ufite imyaka 93 witwaga Anne Cooper. Umuto mu barwayi yishe yari umurwayi witwaga Peter Lewis wari ufite imyaka 44 y'amavuko. Ubwo yakoraga muri Manchester mu ivuriro yakoragamo, impfu zakomeje kwiyongera ugereranyije n'ahandi mavuriro bari begeranye. Ariko nanone abapfaga bavurwa na Shipman bari benshi kugera ubwo byabaye ngombwa ko hitabazwa polisi yo muri uwo mujyi ngizikora iperereza kuri uyu mugabo. Byaje kugenda bite muri iperereza? Bivuga ko Shipman ngiyo yabaga amaze kwica yahitaga yongerera indwara nshya uwo murwayi amaze kwica, ku buryo byari ntago byabaga byoroshye ko wavumbura uyu mugabo. Ndetse yewe mu iperereza ryakozwe na polisi icyo gihe nta kintu na kimwe ryigeze rigeraho. Bakomeje kubura amakuru maze bigira Shipman umwere imbere y'imanza, akomeza kwica abarwayi gutyo. Wakwibaza uti Shipman yahoraga icyo abarwayi? Byose komeza ubane natwe.
iyi ni Imbuto Radio TV dukora kuri YouTube. Nje mukomeje kumva nitwa Fratine Frank Rugwizangoga, ikiganiro cyo n'isi dutuyeho. Ikiganiro cyacu nko mubyumva. Ushobora kuba wifuza gutanga igitekerezo mu kiganiro cyacu cyangwa se mu bindi biganiro byose bitambuka hano, ushaka kutwandikira kuri 0788902758. Iyi nimero ni 0788902758. Wanadusanga kandi kuri Instagram cyangwa se Facebook, hose twitwa Imbuto TV. Nusimbike Twitter naho turahari. Ngenda garuka mu kanya nkubwira ubundi yabahoraga iki. Imiryango yita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu yakomeje kugenda yibaza impamvu abantu bakomeje kugenda bapfa bagwa muri ibi bitaro, kandi hakomeza kugenda hakorwa ubushakashatsi bw'impamvu abantu bose bapfa baguye muri ibi bitaro, bapfa benshi baguye mu biganza by'uyu mugabo Shipman. Hakozwe iperereza kenshi hagamijwe kumenya impamvu uyu mugabo yica abarwayi cyangwa se baba bamugwa mu biganza. Hibazwa impamvu uwari kubakiza ari we wahindutse ubambura ubuzima, ahubwo akaba umwicanyi Ruharwa. Bamwe bavuga ko ibyo byose yabikoze ngahorera urupfu rwa nyina wapfuye ubwo Shipman yari afite imyaka 17 gusa. Imyaka 17 y'amavuko, urumva ni igihe kirekire cyane, ariko yari afite inzika mu mutima we. Abandi bakavuga ko impamvu yabateraga morphine ngo yajyaga ngo abarwayi abavure, ariko nanone abica borohereza kugira ngo bipfire burundu. Kandi nanone hari abavuga ko Shipman gatashoboraga kwihanganira kugumya gusenga Imana ngibakize, ngahubwo icyo gihe yagombaga kugira ngo Imana izitwara ubuzima bwabo bapfe. Ibyo ni byabashije gukorwaho ubushakashatsi kugira ngo babashe kureba uno mugabo icyabimuteraga. Ariko nanone mu 2020 haje kugaragara ubundi bushakashatsi bwerekana ko uyu mugabo n'ubundi nawe ngo ashobora kuba yari afite indwara zo mu mutwe. Ni indwara yazaga ikamutera kuba yakwifuza kubona umuntu arimo arasambagurika cyangwa se atabaza. Nibyo byamuteraga nawe gutamutera morphine, akaba aramuhuhuye. Ni nanga nsurije ikiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro isi dutuyeho. Iki ngiki cyari ikiganiro isi dutuyeho, ikiganiro cy'Imbuto TV dukora kuri YouTube. Gusaba gukora subscribe, shares ndetse na comment kugira ngo tuzajye twibanira. Nge na Fratine Frank Rugwizangoga. Nawe utaha.